ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda, namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Imana ya Baringa, wanditswe na Niyonteze Fiacre, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Ubukene n'ubutindi birimbura ubunyangamugayo mu muntu, bikamusunikira guhemuka ngo aramuke. Ubu buzima bukakaye nabwo budutera kuburabura no kurindagira dukurikira abatuyoboza inkoni y'iterabwoba. Nguko uko twisanze turi imbata z'ikibi, abatekamutwe, abagome bafite akarimi gafite ubumara burimbura kurusha ubw'inzoka z'inkazi, abagome bafite imitima itekeyemo uburyarya, inabi, igitugu n'urugomo baturimbura bitwaza ko Imana yabahaye ububasha bwo kwihagararira hano ku isi. Bantu b'Imana, iyi nzira y'Imana hano ku isi irimo amahwa akarishye kurushaho imifatangwe, kuyigendamo bidusaba kuba menge. Dukurikire umukino. Mase, uyu Pasiteri Venkeri rero afite amavuta rwose. Agenda ate? Yaje kubwiriza ahantu nsengera, akiza abantu benshi harimo n'abarwayi ba kanseri. Koko se? Nanjye rero nahise mwegera musaba ko yaza kugusengera hano mu rugo, nta no kujijinganya yahise abyemera. Erega icyizere kirakiza. Nanjye mfite icyizere mwana wanjye. Nubwo nasengeye henshi ntihagira icyo bitanga, ariko ubwo ngiye gusengerwa n'umuzungu ahari noneho ndakira pe. Si Pasiteri Venkeri gukiza. No. Gukira, it's Jesus. Ugavuze ngo iki? Aravuze ngo si ugukiza ni Yesu Kristo. Yesu ni muzima ndabyemera. Pasiteri Venkeri rero nubwo yabaye igihe kinini mu Rwanda ntabwo avuga neza Ikinyarwanda, mwabyumvise. Ariko kucyumva aracyumva neza. Buriya nta kintu na kimwe wamubeshya buriya. Uretse ko Imana yanamuhaye kumenya indimi nyinshi da. Njyewe nubwo anyitwaza nk'umusemuzi, ariko buriya musemurira aho byagoranye. Imana yamwihereye impano dizi. Ese uvuga n'ikigande? Banange Ruganda ndavuga cyane. N'amanyarwanda ndayavuga menshi cyane. N'amaki y'amanyarwanda. Kinyarwanda na Muswahili ndayizi cyane. Hakuna matata. Indimi nyinshi. Yesu yanigishije indimi nyinshi cyane. Mukecuru rero. Yego. Urashaka nagusengera mu Kinyarwanda cyangwa mu Ruganda? Yewe munsengere mu Kinyarwanda da. Yewe mube muretse gato. Ariko ntimugire ngo nukutubaha Imana. Murumva nyine naje nje kwifuriza umukunzi wanjye umunsi mwiza w'isabukuru ye y'amavuko, bihurira nuko mwaje gusengera mukecuru. Ariko kubera ko ndi kwihuta, reka ngira icyo mvuga kuko ndabona amasaha yari kugenda rwose. Nawe urashaka nibyo rwose. Nibyo nanjye nibyo nendaga kuvuga. Rero kuri iyi sabukuru y'amavuko ya Zamuda navuga byinshi. Ariko reka mvuge muri make. Iby'uburyo ndi hano mu Bugande byo ngira ngo murabizi. Zamu, wowe na mukecuru nza kubasura bwa mbere twarabiganiriye. Uretse ko naje nabikubwiye. Naje hano mu Bugande mperekeje ikipe yo ku kigo nigishaho yaje gukina ino. None byahuriranye n'isabukuru y'amavuko y'umukunzi wanjye. Ikindi sheri, ntitwahirukanaga kuko
hashize umwaka uvuye mu Rwanda. Mbese nateye ibuye rimwe nicira rimwe inyoni ebyiri. gira uti ahubwo wishe inyoni eshatu kuko uhuriye hano n'umukozi w'Imana. Ubu rero agiye kugusengera utahana imigisha myinshi. Nibyo rwose. yishe inyoni gatatu. Murakoze cyane. Bana bamana ndakunze ukuntu mumukundana cyane. Hageneye Zamudana Canisius. Canisius. Voilà. Vraiment ni byiza cyane. C'est bon. Ndabasabira mu kisha Yesu asabubakire ku rutare. Ku rutare. Amen. ariko rero nimutange n'izo nzoga abantu binywereye. umva masenge ni ukuri. ese nimukora ubukwe nkiriho urabona bitankomeranye. humura turakusengera cyane. Ubukwe buraza warakize kanseri mwazina rya Yesu. ubw'Imana yacoboje nkabonana n'umusore uzabera umwisengeneza wanjye umugabo ishaka rwose yasezerera umugaragu wayo mu mahoro. wa mugani wa Simeyoni amaze guterura Yesu. Oya kuva no mukecuru. Ngewe naje kukusengera. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Imana ibyumve. Kukukiza. Urakoze Imana ikumve. Taboba. ndakora bukiye Nyagasani biheko bizima ngaya n'amaturo akira inzoga muri runango ngiye n'inkoko y'ibara rimwe ngire nigira igihunyira wantumye kandi igihe rwose nacyubahirije naje mu museke w'abani. ngaho kirahariye unama ngukubita icyubagiro mu gahanga. icyo gihunyira wumva kitagukungurira muri iki gicuku sha. mu ruhanga ntuhangarwa wamfura we rwose ndabikubwiye. yewe duherukana uje kunyitura nyuma yo kugutsindira umugome wari warakunamye ku gatwe. inkoni namukubise se ntiwayibonye? ntiwayiboneye? narayibonye rwose Nyagasani. narayibonye. nagenda rugira cyane yari yaramazeho inka umurozi mubi. ni mubi nyine. inka zanjye zose 3 zibyara ziramburura. warakoze rwose kumukubita agakoni mubyeyi. ubu aho ari mu bitaro ari kunera isembe ntiyikura kuyaneye. ariko urasetsa rwose. erega Kamari narakwikundiye nkikubona. rero kubera iyo mpamvu nta makuba namba rwose azongera kukwibasira kuva waramenye nyine. urabyumva nawe. harya wambwiye ko uje kubariza umuhungu wawe ngo umenye ibyo umukobwa yakubwiye bakundana. yego umubyeyi nyakubyara. humura. umuhungu wanjye ejo yarantunguye nambwira ko afite umukobwa bakundana uba mu Bugande. yego. kandi akaba yifuza kumusohoza. umubyeyi rwose urabizi niwe mwana wenyine rudoringira. ndebera niba urwo rushako ruzamuhira. uretse murebere witonde. uyu mukobwa ra ndakubona rwose, ndakubona mu ndebero yanjye mbona byose. ndakubona wa mukobwa we. reba hano yampaye uyu mukobwa ra ko areba nk'umurozi. ngo arareba nk'umurozi. ariko ceceka mbanze mbirebe neza. wivugira mu muhagararizi wa Nyagasani. ari wowe. uyu mukobwa ra ni umurozi niwe rwose. ndamubonye mu ndebero yanjye mbona byose. abakurambere barambwiye ngo babwire amateka y'umuhungu wawe
yavutse atakura ati wabaho ati banyuriremo muri make sha ko ari birebirera ngo ni birebire reka ariko mpere ku mpamvu yatumye mwita agafuku kanezi yose ariko amateka y'iwanjye ntigeze kuyakubwiraho da urabizi impamvu namwise gafuku uba yambwiye turimo kuganira bisanzwe aho ugiye kuyabwira abakurambere mu ngoro basobanuriye neza ukuntu gafuku yavutse wabwiza ukuri ntubabeshye babyeyi rwose gafuku wanjye yavutse nyuma y'uko njye na Domitira umugore wanjye twabyaraga dupfusha wiki twapfusha abana 4 bose kandi bagapfa ari bakuru bagapfa amarabira barakenyukaga se yego rwose mbonye binyobeye nafashe inzira njya guhanuza ku mupfumu witwaga ngo Rugunzi Nyabwishongwezi hahoze ari mu ndorwa ni mu ndorwa niwe wampaye insinzi yego ubu ntakiriho yaritahiye yampegetse ko undi mwana nzabyara ngomba kumwita izina ribi ry'agasimba gasuzuguritse ndabyumva ku buryo urupfu ruzajya rumugeraho nyine rukamunena nko kumubyara mwita agafuku rwose byarakoze pe bageze ku myaka 26 kandi nta mwana wanjye wigeze arenza imyaka 10 reka gakondo yacu ifite ingufu nuko muyipinga mu bayipinga ko njye sindimo njye n'umugore wanjye bya gakondo tubyubaha kubi ahubwo umuhungu wacu niwe watunaniye niwe uba yiha nyine ku bipingo ku mbese homura nakumvise rwose umuhagararizi w'Imana ku isi ibyo agiye kubitsinda by'iteka ryose ubwo abakurambere bamaze kwibuka umuhungu wawe reka mbabaze ndayibona mu ndebero yanjye rwose mbona byose nguriya muyobozi w'ishyanga nabana n'agafuko azamukenyesha azamukenya pe rwose bakimara kubana abakurambere barabyemeje rwose ntabwo nshakira insinzi nyakubyara biheko bizima erega nkimara kumva ko agiye kuraruza umukobwa iyo tutazi nahise numva ko ari ibibazo mu muryango umva nyine ko ari ukuraruza humura abakurambere batanze insinzi izatuma umuhungu wawe aramba imyaka n'imitaga urabyumva kandi hamwe n'umuryango wawe mwese muzahirwa uranyumva neza abakurambere bategetse ko umuhungu wawe agomba kurongora umukobwa wanjye Murorunkwere umukobwa wawe Murorunkwere wowe Nyagasani Murorunkwere umuhagararizi w'Imana mu bantu agiye kumbera umukazana ndakubeshya se Imana subwo nazikurahe ibyo nkubwira ni ukuri byose kuko abakurambere babyemeje ndakubeshya se ihanganizamo ihangane rwose ukomeza kurira mwana yanjye ndetse ndeba ko ejo bundi ku isabukuru yawe y'amavuko nyogosenge tubwira ko nta gihe hasigaje none nta n'iminsi ingahe ishize aritahiye poresha yisara hariho umutwe aritahiye nakundisha umure mama kanseri yarayibaraga igihe yarababaye bihagije pe yiruhukire naruhukire mu mahoro rwose zamu karame ngaho uryama hano ku rutugu rwanjye reka wicare neza undyameho uririre hano sha sibyo urakoze sha urakoze cyane nta kibazo warakoze kuza kumba hafi si Imana yaduhuje yarakoze pe muri abakozi b'Imana beza yewe twebwe rega ntabwo turi bavugabutumwa baheruka bigisha gusa Pasiteri Venkeri yakurikirana n'abakirisitu be ukimara kuduhamagara rero utubwira ko mukecuru yitahiye yahise nyohereza igitaraganya ati iruka nkube hafi uriya mukobwa rwose niko kuza mwari mwaranyijije ko muzamusengera agakira none disi aripfiriye zamo
byose ni umugambi w'imana. Imana yamukunze kuturusha, sibyo? reka ijye kumutuza heza hazira imibabaro rero, nta kundi twabigenza. mugani ubu masenge ari mu buruhukiro bw'ibitaro, umwana wongeye kwishyura ejo bamuduhe tujye kumushyingura. None se we ko numva uvuze ngo tuzamushyingura ejo, nta bantu bo mu Rwanda bazaza kumushyingura? mu Rwanda nta bantu bazaza kumushyingura. hariya nta muryango tugifiteyo. umuryango wacu wose ari uwo kwa papa no kwa mama barawutsembye muri jenoside yakorewe abatutsi. kwa papa hari hasigaye masenge wenyine witahiye. kwa mama harokotse mama gusa, none mama nawe umwaka ushize yaritahiye. yabanjirije masenge, bapfuye bakurikiranye sha. ihangane mama, birababaje pe. ihangane sheri wanjye, ihangane rwose. kandi koko numvise nyogosenge abikomozaho cya gihe ugira isabukuru y'amavuko. numvise avuga ko ukimara kubura umubyeyi wahise uza kubana nawe hano mu Bugande. ko byagenze sha. none se zamu uzaguma mu Bugande, umukunzi wawe ahagusange mubane muri iriya nzu nyogosenge agusigiye, cyangwa uzasubira mu Rwanda umusange? oya, nimara kumushyingura maze gutuza nzagurisha iriya nzu n'ubutaka nisubirire mu Rwanda. ubundi njya gutegura ubukwe nishakira umugabo. njye na Kanizi yose twemeje ko tuzatura mu Rwanda nitumara gukora ubukwe. ese kandi arankunda cyane, niwe uzamuza amarira naririye muri ubu buzima yose. ese ni mubane nabonye mukundana cyane. hanyuma zamu, hari ikintu nashatse kukubaza kuva kare, nuko mbura aho ngihera. ariko mbabarire si ukukwinjirira, urabizi ndi umukozi w'Imana. oya bwira nta kibazo. simbi rwose ndakwizera kuko urakijijwe. ni ukuri. erega nagutyo urimo kunganiza, urimo kumfasha kurwanya agahinda. nibyo. none se zamu, uko ikinyogosenge apfuye nta mwana asize byamugendekeye bite? ejo bundi tuza kumusengera nanze guhita mbimubaza. masenge se ibyo rero biteye agahinda pe. muri jenoside yakorewe abatutsi 1994 abicanyi baramwangije. baramwangije koko, baramukubise, bamufashe ku ngufu baramwangiza, ku buryo byarangiye bamukuyemo nyababyeyi. ayiwe data we, uravugisha ukuri? mbega abagome n'abatindi babi. we rero jenoside yakorewe abatutsi ikirangira, masenge yimukiye inaha mu Bugande, aba ari haza gushakira imibereho, cyane cyane ko n'umuryango wacu bawutsembye ugashira. yigiriye kuba kure ngo atangire ubuzima bushya. ageze mu Bugande ntiyongera kugira umutima umugarura mu Rwanda. mana mukomere by'isi, amateka arashaririye pe. ihorere shenge, impore zamo. ariko buriya ubwo uri muri Yesu byose bizoroha, sibyo? ngayihanagura amarira, kandi humura turakuba hafi, sibyo zamu? ubu na pasiteri Vankera ari mu nzira ze, turafatanya kukuba hafi rwose. ni ukuri ntabwo nabona uko mbashimira, ahubwo nanjye reka mpamagare Kanizi yose mubwire iby'iyi nkuru mbi, ubundi muririre duhuke. humura rwose. gusa sinzi n'icyo yabaye, nahoze muhamagara ariko yanze kunyitaba. izina rya Yesu, uravugisha ukuri? cyangwa byangendekeye, ariko reka nongere ngerageze telefone ye numve.
kuba narabonye akazi hafi yo mu rugo ngakomeza gutaha hano nibyo bituma mumfatira imyanzuro yo kugeza ubwo mushaka kunkingira umukobwa ntazi wo mu bapfumu. Nimundeke ndakuze sindi umwana wo kwirirwa. Urakuze nyine niyo mpamvu so yagushakiye umugore. Ese ubwo urajya hehe? Nigire kuryama sinshaka gukomeza kubyumva. Icyase vuba nyine. Ndavuze ngo ucara aho ngaho. Urajya he nta mwanzuro duhaye? Ntawe uduhaye none uragiye. Urabizi nabikubwiye kuva kera kose. Nakubwiye ko mbere yo gushaka umugore uzabanza ukambwira nkajya kukubariza. Wumvise sha? None wabirenze ujya gutereta iyo tutazi. Papa, niki se? Muri iki kinyejana nta mubyeyi ukwiye guhitiramo umwana w'uwo babana. Uranyumvira ku gasuzuma. None ibyo bintu byo kubaza. Ubundi wajyaga kubaza. Ariko ntabazirira ku muziro mwana wanjye. Jya wibuka ko utavutse nk'abandi bana ngo kuri nk'abandi bana. Nta soni. Ntabyumve se ko wagira ngo yari intumva. Umva gafuku we. Ngo gafuku. Si inkwinginga sinakugisha inama. Ugomba kubana na Murorunkwere rwose. Wumvise umukobwa wa muganga Karinga niwe werejwe n'inzozi ko mugomba kubana. Navuze kandi narangije ngiye sinsubiramo rwose. Ariko mana koko ntabwo nyumva ibyo mvuga. Ibyanjye byose byabaye abapfumu gusa nta kintu. Kugira ngo mvuke nkuri mwabanje kwiyambaza mu bapfumu ngo ariyo mpamvu mwanyise gafuku kanizi. None wari kubaho n'ibyo gushaka umugore nabyo mugiye kubizanamo abapfumu. Oya. Umva birambabaza cyane rwose. Iyo upinga bakubeshejeho kugera amagingo aya. Twapfushije abana bangahe? Ntabwo twapfushije abana bane bose bakubanjirije sha. Arabizi. Ubu ni wowe wabashije kubaho wenyine nyuma yuko umupfumu ngurungunza duhaye insinzi. Iyo uza kumenya ibyo bintu sha. Iyo tutaza kukwita gafuku tukakwita irindi zina wenda nka Rwema cyangwa se Ntwari, ntiwari gutera akabirimba no gakamuzinzi. Nawe ukabukurikiye abo bavandimwe bawe ukabugiye kwa Nyamuzinda. Ibyo bintu rwose ngiye sinjye numva nuko bikora pe. Ayo mateka ntabwo wayamenye. Ntabwo wabyumva. Mujye mumbabarira ngiye ibyo bintu wapi. Siniyumvisha ukuntu izina ribi gafuka ari ryo ryankujije. Byaragukujije rero. Izina gafuku ubundi gafuku ngenda naryanga cyane rwose. Rintera ipfunwe n'impamo. Yaba atari iterabwoba ryanyu ngiye mba narahinduje. Reka. Urakoze sha. No. Kuko mutinyuke munyita gafuka akantu k'amafuti. Iyo mutakagira gato wenda mukananyita rufuku wenda byari kujyana. Ariko noneho uhinduyemo urwenya. Uramenye ntuzahirahira uhinduza izina ryawe. Wahita upfa. Asoni. Ariko se sha ubundi uretse kwirata izina gafuku uri gutwaye. Imutwaye iki? Ko hari n'abandi baryitwa kandi b'abagabo bakomeye kukurusha. Wowe urashaka guhinduza izina ryagukujije sha nta soni. Ariko ubundi by'uwo mfuma kubwira mu byizera muti. Kikumba numva baraguze imitwe. Umva sha reka nkubwire. Nubwo waba utabona wakabakaba. Urugira cyane waturogeraga inka wabonye byamubayeho. Ntiwabibonye? Sinagiye kwa muganga Karinga. Iminsi ngahe yamuhaye? Iminsi 2 gusa. Akamuhanga murakabara munanguye. Yadutsindiye uriya mugome we. Twamugiriyeyo. Mbega Karinga ngo aramwemeza. Ngizo za diabete, umwijima, igifu, umuvuduko, ubanza nta ndwara nimwe atamuteje. Ibyo nibyo bikwiye abagome nkawe. Ariko rero abapfumu n'abarozi mu imbaraga badafite. Ubu koko bafite ubushobozi bwo guteza umuntu izo ndwara za kanseri, diabete, umuvuduko n'izindi. Aba bahanga barabikora di. Ariko kuki utemera? Ubundi se niba umuntu abagiriye nabi kuki nawe mwumva mwamwitura inabi. Noneho tumusekere ariko. Ahubwo se ubundi mufite gihamya cyuko ari rugira cyane waturogeye nka kuramburura. Atari we ninde wundi. Uyu mwana yabaye atera. Buriya ko byari bizwi neza ko izo ndwara yari asanzwe azirwara kandi ari no kwa muganga babyemeje. Urize muvuga ko uwo mupfumu ari we wazimuteje. Ariko ubwo uranyumvira inyana y'imbwa. Ubundi bimenyetso binyereka ko warozwe ngenda mbibona gake gake. Umva shaka ubwire. Urongera kuvumvura uvugira neza abarozi. Umva turavumbana. Wumvise? Ndahita ngukubita iki kibando sha. Muri urwo rutwe rwawe ndumanya. Oya si ukubavugira neza papa. Erega simpakana ko batabaho. Ariko nyine guhamya umuntu amarozi biba bigoye. Ariko wemera iki wowe? Wemera iki kujya cyose ubuhakana? Rero uyu ni Thomas bavuga muri Bibiliya. Icyo nemera ku isi nuko ibyiza n'ibi byose bigenda. Kandi nemera ko ibikorwa umuntu akora bimugarukira. Ukora ibibi biramugarukira. Ukora ibyiza nawe ibyo biramugarukira. Ariko uyu muhungu asonzwe mu bikira. Umva sha. Wibwira ko ufite ubwenge kubera ko wize. Ariko ntabwo ugira pe.
kubera ko uhinyuza gakondo yawe yegora izo mpaka zango turwane n'ubundi ntacyo zikugezaho ugomba kurongora Murorunkwere umukobwa wa muganga Karinga kurongora kwa Karinga niyo nsinzi ya burundu y'umuryango wacu kuko ni ukugwiza imbaraga nta kibi kizongera kuduhangara tuzaba duhagarikiwe n'ingwe intare n'ibisamagwe byose cyane rwose none se murumva rijya mugomba gutangamo ibitambo erega si ukugutambaho igitambo ni ukukurinda mwana wanjye jya wumva neza ubyumva ubyiteho uwo mukobwa udukangisha uvuga ngo mwakundaniye mu mashuri ngo mukiga hehe na hehe wumva ntuzamukandagiza mu muryango wacu kuko Karinga yarabihanuye arabibona ko azagukenya nawe nta murongore rwose tugwiza amaboko n'imbaraga erega Karinga ni n'umukungu uriya mupfumu asarura ibifaranga byinshi mu bantu urongoye umukobwa we rero twaba twungutse amaboko pe mwana wanjye rwose murongore pe abyumve ariko umwanzuro n'uwo nta wundi wumvise sha ahubwo iriya nzu iri mu gikari ngiye kuyikora neza amasuku ku buryo nko mu cyumweru gitaha uzasohoza uriya mukobwa Murorunkwere sabyo njye nimukomeza kunsindagiramo ibyo bitekerezo byanyu ndabahunga ngo iki ndajya kure cyane muzambure ku buryo muzajya mu iki cyana cyararozwe ugiye kutega fu ugiye gusubira mu Buganda usanga uwo murozi uzagukenya ukenyukire bizi neza ko ari wowe mwana umwe dufite rukumbi yewe agapfa kabongera kazakica ngwihorere wabona musanze da mwihorere ariko ndamusanga ariko ndamuteza Karinga aramuzinga mwihorere aha kanjye kwitabira telefone mbarekeje no kwiryamira murambabaje ariko murambabaje umva sha ubwo giye kurara kuri telefone wanzwa mu buja avuga ngo uratereta sha niko ubundi ubwo uwo si wa murozi uvuka ishyanga iyo ngiyo uguhamagaye zana iyo telefone se hano zana iyo telefone se hano vuba baramurangiye Halo sheri ese ko wari wanze kunyitaba wari wasinziriye nubwo ari mu gicuku sindaryama mukundwa nahirimo nganira n'ababyeyi ibi biruhuko bikuru nabitangiye biryoshye ejo bundi mperekeje ikipe y'ishuri ryacu y'umupira w'amaguru mu Bugande ariko mwanitwaye neza pe mwitwaye neza cyane umwanya wa kabiri twegukanye si mubi pe icyanshimishije cyane rero nuko twahuye nyuma y'umwaka wose tutabonana none sha nyuma yo guhura hakurikiyeho amarira gusa ese babatekamutwe ndavuga warugigana na mwene Gakara wacu wa mukobwa mwene wacu uko bavuga ko baramusengera kire ko batamukishije ariko mukunzi wabaye uti erega sha usheri ntiwahinyuza umugambi w'Imana ubwo niko nyine yari yabipanze ese wabaye cyo kuno musi ufite amaganya n'umushiro sheri ntacyo nako nta kidasanzwe ahubwo se wowe umeze ute nyuma y'uko nyogosenge yitahiye mukundwa yewe mbese ndamwibuka ejo bundi ndaho wabonaga afite icyizere cy'ubuzima yizeye ko baramusengera agakira kanseri Imana mwakire nta kundi ariko rero winjijisha wakomeje kuvuga ku rupfu rwa masenge gusa ese ubundi sheri ngo uhamagaye kangahe wanga kumfata koko ko naguhamagaye kare ukajya wanga kumfata waruri oya wigira ikibazo sheri urabizi sinajya kuri yawe nako urumva nyine urupfu rwa nyogosenge rwarambabaje ariko nyine hajemo n'utuntu tw'utubazo two mu rugo two n'utumbazo byinshi nzabikubwira neza neza mu Bugande nje gushyingura reka rero gukomeza kugustresa none se sheri uzaza ryari ko tuzashyingura umusibeje nzaza ejo mukunzi ejo nzaza na bisi ya nijoro nzakugeraho mu gitondo ntugire ikibazo nta kibazo ubu nta kibazo mfite abarimu turi mu biruhuko bikuru mfite igihe gihagije pe sheri uzaze rwose gusa hari n'ikindi kintu nshaka kumfasha
nako nyine nabuze uko nyikubwira. Ngo kumbwira se mukunzi. Sheri ntiwibuka ko nakubwiye ko masenge yandaze iriya nzu ye? Urabizi narabikubwiye. Yego. Yambwiye ko igihe azaba atakiriho rero nazayigurisha nkigarukira mu Rwanda. Ngakorera mu Rwanda ngatanga umusanzu mu kubaka igihugu cyacu. None si ikibazo kiri? Nyine uriya Pasiteri Venker ashaka kuyingurira ngo ashaka kubaka urusengero. Kwisi? Aka kanya se utaranamushyingura? Yego pe, maze agiye kuma amafaranga meza azanyishyura $100 sha. Bana we, ko numva ari amahano. Sheri, waba wihuse cyane. Cyagaragara nabi pe. Sheri, sha reka mfata aya mafaranga pe. Uzi ko agera hafi mu bihumbi 70 by'amadolari. Uko uzi iriya nzu ninde wampa amafaranga akaba miliyoni 50 z'amanyarwanda byibura. Rwose reka nyitange ubundi nyuma yo gushyingura tuzagarukane mu Rwanda twikorere business. Ese Sheri, karame. Ubundi uzaza mu Rwanda utsange ko mu rugo bagiye gutuma nturongera ngahunga igihugu ngahira ishyanga. Ahubwo narinzi ko nzagusanga aho mu Bugande tukibanira. Ngo iki? Sheri, ibyo ni bicurimo kuvuga. Ngo kusanga mu Bugande ngo mu rugo iwanyu bagiye gutuma utorongera. Ibyo ni ibiki? Byinshi mukunzi, nimbaza byinshi pe. Ejo tuzaba turi kumwe tuzaganira bihagije nzakubwira ibyinshi nyuma y'aya maganya yose. Sheri, ndumva ntangiye kuguhangayikira pe. Ngira njye ku kiriyo cya masenge ntuje. Oya jya ku kiriyo yewe. Ihangane nzabikubwira ejo turi kumwe. Erega nzazinduka Sheri. Sawa. Nakoreka ndyame mba nuko nzinduka ndabona igicuku kinishye. Aha, twagira dute se? Ni ukuryama nyine ari uko avuye mu bikorwa bye by'umwijima. Umuntu uryama amanywa agakora ijoro gusa. Aha. Mama, ndakumva mwana wanjye. Anyarinda gatatu kose. Iya mbere yayinteye ifite imyaka 14. Ayinkuza. Twagira dute? Iya kabiri ayintera kuri 16. Nayo yinkuzamo no ku myaka 17. Ntabwo nteye indi. Buri gihe ambwira ko nimbivuga zanyica. None ngo agiye no kunshingira. Reka gushyingire nibura wenda uzaruhuka mwana wanjye. Kandi uramenya aho azagushyingira ntuzamubwire ko utujuje imyaka y'ubukure. Uzajya ubwira umugabo wawe ko ufite imyaka 21. Ntuzigere umwereka indangamuntu. Byose uzabikore nk'uko Karinga yabigutegetse urumva. Kusuga amaherezo y'ibyo bintu. Ngo amaherezo nta maherezo yacu. Urabizi se yaradutaye adusigaho ntaho kuba ntacyo kurya umuruho mutangira ubwo urushaka rurananira amaramazo. Urabizi ko uyu Karinga ari umugabo wa gatatu nashatse nyuma ya so. Nibura urugo rwe tururambyemo n'ukuri kuko afite amafaranga kandi rega ni n'umunyembaraga ino. Karinga ni inkozi y'ibibi nyir'urutoto ariko ni nyir'urutoki. Nibura hano yewe nitwigeze twicwa n'inzara na rimwe. Reka tumukeze mwana wanjye. Mama, ndakumva mwana wa. Nta kundi. Nje nafashe umwanzuro wo kwiyahura. Ayiwe. Nibura ukimara kuvumbura ko ntwite nakubwira uko byagenze byose ukanganiriza. Nase numva ko ngomba kubaho uko byagenda kose. Ugomba kubaho. Ntugatekereze na rimwe kwiyambura ubuzima mwana wanjye. Baho naba ari kubeho. Mbega mahano. Nako ngo kubera wari isugi yagushakagamo imitsindo mwana wanjye. Imitsindo nyabakiyo gatsindwa. Umurozi mubi gusa. Mama, ndakumva mwana wa. Nzi ko ya nyamaswa nayimwara. Mbega ukuntu yabuze hirigitira igihe umubaza impamvu yasambanyije. Wabonye isoni yagize. Yakozwe n'isoni arabwera. Kwikura mu kimwara ahita dufatiraho inkota ngo azatwica dutambira amagini ye. Agahinda nikica akagira mu bikoko.
ariko ubundi kutabivuza kigusambanya bwa mbere niburaho ko iki wari gukora iki wari guhangana n'amagini ye ntacyo wari gukora kuko nawe umenye ntacyo wakoze mama yewe baca umugani ngo inka yiyamisaza aho igeze umurizo koko mama uhora mwana wawe ceceka ihangane terwa mu nkorera papa yatangiye kunsambanya afite imyaka 10 ariko si buri mu biki wacecetse hatagira n'ukumva ibyo wakabibwiye wakugize umugore mama nawe w'insonga witonde kuko nawe uri umufatanya cyangiye kurega iriya nyamaswa babafungana kuko nawe wamenye amakuru wanga ko tujya kumurega mukobwa wanjye rwose mbabarira ntuzarihingutse usibye no kumfunga aya mahano sayo gushyira hanze icyo ni igisebo kuri twe no ku muryango ikindi kandi so ni umusazi uramuzi kandi afite n'imbaraga z'ikuzimu tumuvuze twapfa waretse nkabivuga n'ubundi ko ntariho kuko ariko mwana wanjye kuki utanyumva Karinga ni inyamaswa pe ni umugome mubi cyane afite imbaraga zidasanzwe nawe urabizi umugabo utegeka inzoka ibihunyira n'ibindi bikoko byose bikamwumvira nubona ibikoko atunze hano wowe mwana wanjye rwose mwana wa ca bugufi rutajya hejuru reka dukore emera tugendere ku mategeko ye emera duhebere urwaje twinumire ahubwo uzagira amahirwe maze uwo mugabo agiye kugushyingira kubere muzima sibyo yanshingira atese mu bantu bazima naho atari muzima yewe aho nanjye nari nshyomye koko usinzimarira iki koko ko n'amashuri yananiye kubera gora ntwarinda no kuzikuramo mpora ndwaye mpora nsibira urwaye mwana wanjye duhora twimuka nta hantu Karinga turakabiri kubera gora yigega mbese byarancanze ihangane mwana wanjye komera cyane aha mwana wanjye se ngo igikeri cyakandagiwe n'inka kiti uko zivuze nyamahembe uyu mutware w'igitugu nishakiye niwe uzatwiyicira twajya he ko nakuze ndi imfubyi ko nta bene wacu ngira ndi nyakamwe ko narumbiwe n'urushako nkarumbukirwa n'ishavu awe aratashye da aratashye utubuyenge ku mabati da niko umupfumu wanjye akomanga ayiwe umva yewe tujya gukingura uragira ngo abigire kabira turaze hanze kingura yewe reka kurenduka nk'ikimwiriho ute ni gute mutinda kunkingurira iwanjye muzi ko ndi umuhagararizi w'imana mu bantu musigaye kandi mwarigize nabi mwari murimo kungamanira ngo mumfungishe nimwibeshya mukandega cyangwa hakagira umuntu avuga ko nafashe umukobwa wanjye ku ngufu nzabica pe naba ndiho cyangwa se ndi mu mvu cyangwa mfunzwe nzabica dore mbese ukuntu buriya nk'ubuturu ngaho niba ujya kuryama se nyine mugire vuba murakoze nyagasani nyakubyara umva we murora unkwere ngaho garukana umva se nyine ejo witegura uzahura na so ubukwe Kamari akubone urabyumva uzitware neza urabyumva ntuzayimuhingukirize kutwite uzakora ibishoboka byose iyo nda yawe uyihishe dore iyo nda ni wowe na nyoko mwanze ko nyikuramo si mwebwe mwabyanze rero mwitware neza niba mushaka gukomeza kuba umwe na Karinga reka papa nifite ubwoba ko yampitana reka numvamo ningizaguhitana ntugire ngo warundi cyangwa ngo uhindure inzoka cyangwa igikiri Karinga nzakubera inzozi mbi mu buzima bwawe nzajya mpora ngutera mu bitekerezo nk'umuzimu papa nako dawe ngo iki ntabyo nzavuga arewe dore uko gasa dore uko gatereka amaso nk'inyana mu ruhongore genda usase neza iri joro ndakuraza none bigenze naho turara aho urabyineka mu biki ndakubwiye ngo bikora uko mbitegetse nenda kuguzingira ngomba kugusezeraho nkakumva neza birambuye sha sibyo se
shashira umbabarire byarangiye ntaje kugutabara nk'uko nayo nabikwemereye. nta kundi nyine sheri nta kundi gusa kugeza ubu siniyumvisha ukuntu utaje kuntabara pe kandi hano mu Buganda ahantu dutuye warahageze warahabonye sikuri ariko si umuntu wansuye ari uko yategewe n'ikigo baje gukira Zambabarira wirengera. Gusa pe nanjye ndumva nabuze icyo nkubwira. kani ngewe iryo jambo narirambiwe wabuze icyo umbwira se gute ese habaye iki watowe ukavuga usigaye uvugira mu migani gusa sheri nari nanze kubikubwira ariko noneho reka ntubure mbivuge kuko ndayibona bigiye kudushwanisha. uvuga nyine Zamuda wanjye Zamu karame mu rugo erega ntibakwishimiye. ngo iki mu rugo iwanyu ntibanyishimiye gute se ntibanyishimiye gute kandi batanze kuba tutaranahura na rimwe ko batarambona na rimwe. Erega uretse no guhura ntibazi n'amazina yawe ndetse n'ifoto yawe ntayo bazi. none se imyaka 7 rwose tumaze dukundana narabibahisha urabizi. hari ubwo mu rugo babizi ntabyo bazi nyine no turi kuvuga ubwo ntibanyishimiye. ejo bundi rero mbabwira ko mfite umukunzi kandi dufitanye gahunda yo kubana vuba aha bari banyirabyivu. Mana we ntabwo bishoboka none se kani ubwo iwanyu ni gute banga umuntu batazi. mu rugo bafite imihango yabo bikorera rero ngo umugore bamaze kumumbonera cyangwa n'umukobwa wo mu bapfumusha. oya kani ibyo ntibishoboka uruwanjye ibihe byose ibyo ntibishoboka rwose wibagije amasezerano yose twagiranye ugiye kumemukira koko kani oya rukundo rwanjye rw'ibihe byose sinarota nguhemukira kandi nta n'umukobwa n'uyu n'umwe nagusimbuza mu mutima wanjye. kandi umva ufite undi mugore. ya rwose nta cyadutandukanye mukundwa nk'uko nabikubwiye nkanabikurahirira kandi nkaba ntatinya kubivuga no mu bantu. ndagukunda cyane na nyuma y'ubu buzima roho yanjye izakomeza gukundi. ndakuzi neza ntiwampinduka mukundi. ngiki cyatumye ntaza kugutabara rero. narakaranyije no mu rugo cyane. papa amenye ko ngiye kugaruka mu Bugande akeka ko ngiye guturuka. niko kujya mu cyumba cyanjye ntwara ibyangombwa byanjye byose indangamuntu yanjye na pasiporo byose n'ubibitse. Mana we ngo pasiporo n'indangamuntu byose yarabitwaye. yewe umva yarabitwaye ubu nta uretse gato sheri. ariko nyine nashaka kukubwira ko yanzu ngiye kuyigurisha none. papa ko winjiye mu cyumba cyanjye nta no gukomanga. nkomanga se nkomanga ibikisha iki ni icyo ufite ntazi ko ibi byose ufite ari njye wabiguhaye. waje wihina rero mu buriri uraduhira ngo urimo kundegera uwo murozi wawe ngo nakwatse pasiporo n'indangamuntu. harantwara iki se ibyo wavugaga byose nabyumviraga inyuma y'urugi. ariko papa rwose muri kumemukira pe kandi rwose nabakuriye inzira ku murima sinshobora kurongora umukobwa ntazo mu bapfumu umukobwa ntakunda. caceka wasa nyine ariko uko kumbyimba no guca kukisha ko ari njye wakubyaye nta soni. ndagufite ndabafite ndabifite wowe se ufite iki mpereza telefone hano niba mu bikoresho. ariko se papa waretse ngenda kure telefone yanjye ntayo naguha. ngo ntayo mpa ntayo nguha nyine mpereza telefone yanjye uzabaze urumva siko mumfata nk'umwana w'igitambambuga uyu nguyu ikiboga. oya genda arambiwe urumva. shaka amasaka azace nk'akazivukamo koko gafuka umuhungu wanjye. ntiwongere kumpamagara icyo kizina papa mpamagara kaniziusi cyangwa ubireke. gafuku ariko umaze kubyimba sha ni njye so uvugisha utyo. nta soni ntugishaka ko ngo uhamagara izina ryagukuzize sha mu gihe abandi bose muvukana bakenyutse. akazi kabo uzabaze sha nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi kandi uzabaze nta na rimwe icyuma kigeze gitegeka inyundo n'umucuzi. umva sha nkubwire
ibyo byose urimo urabiterwa n'iryo shyano ry'umurozi. Ngiye kureba umuganga Karinga, ako gakobwa katwitambitse akoherereza amahembe arakareka sha. iriya nzu ye turayigura tumuhe amafaranga cyane rwose ndabijeje. aramara gusinya no kuduha impapuro zose z'ubutaka contrat tu vois turamukurikira turamwiba amafaranga yose sente yose. birakunda se buriya ariko sikubona neza kuntu tubikora vraiment cheers tube tunywa divayi ubundi on passe bien dutekereze neza. birakwiye rwose. karakomeye. ibihumbi 70 by'amadolari turayisubiza dute? turayisubiza dute fenke ko numva rwose bitaza neza. reka mbenywa mu kanya ndaguha gahunda yose uko iteye. nyizere rwose kuko ngiye gusoma kaka divayi hanyuma kamfashe gutekereza neza. Chérie Simbi, wowe uragira bitekerezo byiza cyane ndakukunda cyane. buriya nimara gushyiramo ka divayi soma wowe. Chérie, none wahamagaye Zamunda? wahamagaye Zamunda? Zamuda sheri niko yitwa. Zamuda wamubwiye ngo adusange hano kuri hotel ubundi mwishure mafaranga dusinye masezerano cyangwa wibagiwe? sheri namuhamagaye rwose yigira ikibazo. voilà. erega ibisigaye biroroshye. biroroshye rwose. buriya rero kumwemeza ko iriya nzu agomba kuyigurisha nyirasenge kimara gupfa nibyo byari bikomeye. tante we nyine. voilà. nibyo byari bikomeye cyane. warakoze kuneka ukamenya amakuru ukamenya ko iriya nzu set mezora uriya mukobwa azayigurisha. kuko ari akazira. sheri oui gusa ngewe mfite impungenge. wowe urafite mfite impungenge rwose. urafite mpungenge? like worry. worry. It's c'est anglais. Worry. Oui. wowe urahungenga kubera ikise kandi ndagukunda cyane Simbi. wowe uri mugore wanje we ndagukunda cyane. urareka guhungenga. rekeraho guhungenga. kugira kuteveke. guhungenga si mpungenge guhungenga. ijambo impungenge ntabwo rigira inshinga, ntabwo rigira verbe. impungenge ntabwo nyine bavuga ngo ndahungenga ngo urahungenga oya. ni ijambo nyine ijambo ni impungenge ubwoba mbese. ndabimenye cyane. sheri ndi umugore wawe sibyo? ariko ntushaka ko abantu babimenya. iyo turi twenyine nibwo binyita, ariko twagera mu bantu warambujije umbwira ko nzajya mvuga ko ndi umusemuzi wawe. ese kuko sheri nzaba umugore wawe byemewe n'amategeko ryari koko? wowe écoute bien. wowe ndakugira mugore wanje vuba cyane. uravugisha ukuri? uragira ikibazo kuki? wowe banza unereke ko ushoboye. hari uko ntagira se. yo kugura iriya nzu ya Zamuda turayikora neza. ndakugira mugore wanje burundu. ndanakujana Europe Burayi. ufite turata
igihe turavuga bla 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 kandi igihe ni mafaranga ni senti dolari amayero we kuri mu wigurira ubutaka muri afurika gusa ubeshya ngo uzubakamo insengero n'amashuri ujya ufasha abakene kandi nkaba numva iwanyu utahakunda naho ndahakunda cyane kutetse kandi nta bikorwa urimo uhapangira haraba neje se kwa urubura rwiza cyane tuvuga humura wowe nzakujana tubeyo ibikorwa nzakora inaha nzabishiramo abakozi benshi abanafurika mbigisha imana kandi mbahe c'est quoi de faire imirimo oui bigisha imana bayima uyinyigiraho pasiteri wa nyawe umva reka duteke imitwe ibindi bishyira hirya urumva ariko ibaze hari nk'umuntu ahubwo venke tekinike yo gusubirana amafaranga ndayibonye ndayibonye good sasa turakora kingo tuyasubirane sheri ubu nakataje ngiye ku bavunjayi nyavunje yose bampa amanyarwanda kuko banyishyuye mu madolari igikapu kiruzuye pe ubu ndi mu mihanda ya Kampala nakataje Samu karame wakunze amafaranga urakabya pe ariko nta kibi nakoze kanijyo ahubwo niba hari umugisha nagize mu buzima nukuba narahuye na Pasiteri Venkeri na Simbi ubu tugiye gukira sheri tugiye gukira ngiye kuza gufungura iduka rikubita i Kigali ngure n'inzu nziza ubundi tujye kwibanira i Kigali iby'iwanyu barimo kwivugisha ngo ntibasha ndebe icyo bazabikoraho nifitiye amafaranga yanjye ikindi kandi sheri uri kwihutisha ibintu bite ako se sheri ntushaka ko tubana ntushaka ko ngukura mu bwarimu kari akazi baguhemba urusenda ese ko numva wahindutse n'ayo mafaranga niko kanizi utangiye kunyurira amafaranga ariko ubanza udashaka ko nkira rero aho bigeze ndumva ayo mafaranga yawe wazayakubitiramo wa mukobwa rwose twakundanye amafaranga utarayagira siyo nari ngukurikiyeho rero wishyira amafaranga imbere reka twumvikane nicyo twumvikana hose ibibazo n'ubwo nawe ibyo ariko ako si umwarimu nkaho uhembwa udumba itungahe uri kuvugira ku kintu urumva ukuntu wanyiteruyeho nta n'iso ngo zamu n'undi munsi ntukansuzugure uranyumva neza akazi k'ubwarimu nkora ndagakunda karahanyuze ntukagasuzugure ntazashaka kumbagara hejuru uko no kwihagarara nakwihanangije urumva iki nakwihanganiye kenshi urabizi wigeze kuva mu rukundo uransiga urabyibagiwe ntiwagarutse winginga nkakubabarira nkakwakira ubwo si ibyo bizanye gute cyakora ubukene ni bubi koko babivuze ukuri umugabo ukurusha amafaranga ntimwabana ubwo arakubyerega ako si uyu we ahindutse ati ubu aka kanya ahindutse ate koko nari nzi ko agiye kunsarira kubera ko ngize ibifaranga byinshi none nagende uriya mutindi ubundi kuri izi miliyoni zisaga 70 zanjye ni gute nabana n'uriya mutindi ni waba atashaka mane set ko yesu we dore kara kana disi karimo gusaba kabaye iki nakaboko kagira yo karababaye disi imana yamuha amafaranga reka njye kugafasha nakonde umujura ayiwe cyangwa n'umusaza cyangwa no ikiganza cyanjye se kari gice we ntabwo wumva ikinyarwanda aranyibye muganda musaza yo mujyaga yo kamanutse fasha miliyoni 20 sasa barazitwaye we ni kuko miliyoni 20 yaba wani bisaba kaje 70 uri
tuza umbwire wahura n'umunyarwanda hano kampara nawe ni igitangaza hano twari turi benshi ahubwo reka utuze twibwirane neza umva nyine jewe nitwa Safari wewe witwa nde ubona wagira ngo mbwira izina ryawe numva uko ndagufashe Safari izina ryanjye wanjye gusa nitwa nde izina ryanjye neza yewe we arangije se arayatwaye koko wibagiwe n'izina ryawe ariko mana we tuza ariko arangije mwirukeho yewe usugurambye izina ryawe yagenda bishaka arangije mwirukeho yari yambaye n'ikigofero cy'amazi sinamubonye isura neza mirongo ngizi abantu bagomba kwitonda ariko uri mushasha nibwo wagereka ugeze naho ayiwe ubanza ari imana imanye we mbegukuru niyemeye we nari maze no kwihenura kuri shere wanjye karizi yusi we ayusi ndabigenzane we reka muhamagare nyine ariko rero fata neza telefone yawe nayo batayigushikuza hano habaga abajura benshi cyane dore abantu batangiye kugura na telefone yayikuyeho ndajya hehe koko ndajya hehe n'amafaranga mfite bayatwaye umva ye mukuru amafaranga yanjye bageye reka gutuma utwe tuje kuri polisi sibyo ahubwo ndi kubona hari hirya arengeye hari amakamera ku muhanda reka tuje kuri polisi noneho tubasabe baturebere muri kamera neza barebe ibyawe nyine c'est bon. Unafite bitekerezo nona mbitekerezo na détermination vraiment c'est quoi umuhava ndagukunda cyane ndagukunda cyane ubonye ko amafaranga twayisubije bitanatugoye kariya kana natumye se kuko ubonye ko atabikoze neza iyi note zose turazisubira amafaranga aratugarukiye vraiment ibaze iyo gafukara ya kane yo gafungura gikapu oya ntabwo kari kugifungura kuko ni kari kazi birimo uretse ko kari na gato cyane rero ntabwo kari bubitekereze zana amafaranga hano tuyasubirane kweli mafaranga noti ni noti nta biceri mva rero mubwire nizere ko duhita dusezerana noneho gusezerana se tugasezerana mu mategeko nkaba umugore wawe byemewe n'amategeko gusezerana ni vuba cyane we tugire ikibazo uri wanje we tugire mpungenge reka ndabuke noneho ngaho rero tangira ushakire viza viza ndayikushakira vuba cyane tangira uyishake rwose ariko je sais pas niba sinzi niba bazayima ubwo se urashaka kuvuga iki venke ndashaka kuvuga ko à notre pays mu gihugu cyacu muri iyi minsi biragoye kugeramo uri munyafurika kubera iki abanyafurika barabanga cyane murateza mwanda mu burayi mu migi muri paradizo umva rero twumvikane venkeri wumva nkubwire urumva ibyo uhimbahimba ngewe ntabwo bindeba icyo ndeba ni diru twagiranye n'amasezerano wampaye setu kandi niyo migi urata natwe inaha muri afurika turayifite myiza bana imitwaho rero burakari wumva nkubwire wowe kurugutura aya matwi nkubwize ukuri urumva kuko aya magambo mbwiye arandakaje arambabaje veke kuza wowe kurugutura wumve
kuruguwati kuruguwahe kuruguwati kurugutu iki jewe si kubyumva reka kwijijisha aho ngaho se nyine kuko ndabizi neza kubyumva ndakuzi neza venke ndabizi neza ko ikinyarwanda ukizi kurusha natwe twakivukiyemo urumva wowe urandakaje venke navugaga ko mu gihugu notre pays ntabwo babakunda tout simplement kandi caceka aho ngaho se nyine ukuri nakumvise ariko venke kuki uri indyarya kuki uri umubeshyi cyangwa uzi ko ntazi ko ufite abandi bakobwa benshi wasezeranyije kujyana i burayi abakobwa bose mwandikiranye ndabazi n'ibyo mwavugaga ndabizi byose narabisomye mwibanga urumva kwinjira muri telefone ya muntu nta burenganzira bwawe ni icyaha wowe simbi ndakurega ndakujyana kuri polisi kujyana kuri polisi unjyana hehe ko nanjye nahita ngutanga ubwoko bw'imana ubwoko bw'iki c'est qui icyo gikapu cy'amafaranga ku ruhande uwo ninde mebereze icyo gikapu utakora gishyire ku ruhande kakana se kabivuze ayiwe venke c'est qui ni abapolisi ayiwe natowe abapolisi baraje Jésus mon Jésus abapolisi mukabyara polisi polisi c'est qui qui a fait ça c'est toi Simbi c'est toi écoute Simbi écoute reka njyewe nishando mu kabati Simbi njyewe ngiye kuja hano mu kabati Simbi ceceka tetwa wowe urampisha ukavuga ko ndahari nguhisha se njyewe mfite aho nihisha ndakujyana burayi umva écoute cyangwa reka nzinyure muri dirisha urumva venke ndaragitangiye gushya ubwoba idirisha rirerire cyane turi muri etaje ya gatatu harehare cyane nahita mpfa ngaho simbuka ubwoko bw'imana we simbuka abamarayika baragusaba nukuri kw'imana Simbi nukuri kw'imana ndumvuge wowe korera Jésus nanjye nzakushana burayi muri paradizo unjyana i burayi ntabyo ngisonzeye ntabyo ngikeneye venke kuko tayari do bagarutse ku rugi noneho bagiye kuzungurira nyagasani we ushimwe mana we ushimwe amafaranga yanjye ndayabonye baba we ubwo mvuye kuyabitsa kuri banki noneho ndatuje nizeye ko nyafite mana we ubu se nagushima gute ko gushimwe uzi safa ahantu nawe wantegerereje ko mbona hatameze neza ntihasa neza pe mudagose nawe tuzi reka kano kabari ntacyo gatwaye ahubwo nuko ndi kubona amafaranga yakugize nk'umusazi wamugana unyibukije ko gushyuha ari byo byari bitumye bari abajura bantwarira inzu yanjye cyakora safa iteka nzishimira ko nahuye nawe wakoze kumperekeza mu nzego zishinzwe kugenza ibyaha kugeza igihe mbonera bari abajura bari banyibye mana we sinari nzi ko abantu nizeye abakozi b'imana aribo bampemukira bakanyanganya ibyanjye aha wagize se ngo iyo tutagira bari abapolisi ngo tubasabe baturebere kuri ziriya kamera zubaga ku muhanda uzi ngo byari birapfa koroha umuzungu na mwene wacu si ntaho bari bakwemeje neza sinari nzi ko n'abazungu nabo ari indyarya ingegera amabandi mabi
w'abaguru kugira ngo hari aho dutandukaniye byihorere reka buriya twese turi bene muntu ibyo kandi nabibonye. twese tuvaga amaraso tugiraga n'umwuka umwe wo guhumeka rero ni nk'uko nk'iwacu tutaburaga abantu b'imfura mu bazungu burya nabo ntibaburagamo imfura kandi nk'uko natwe tutaburaga bataye ubupfura mu bazungu habagamo ababutaye rwose cyakora uko ni ukuri koko reka ndeke bose kubashyira mu gatebo kamwe kabisa koko pasiteri venkera mpemukire naramwizeye noneho ngambanirwe na mwene wacu w'umunyarwanda dusangiye amateka umukobwa nizeye nkabwira amateka yanjye yose nkamubwira ubuzima bubi nanyuzemo aba ariwe ngambanira ngo bange inzu nasigiwe n'amasenge yewe ahubwo ibyo ngibyo reka tubyihorere twishimire ko abo imana yadufashije abajura bari bakwibye bagafatwa kandi bagasanga n'amafaranga yawe rwose bakigafite ubu ukaba wagasubiranye safa warakoze kuhagoboka kuko ni wowe wamfashije kwikura muri ibi bibazo ngewe icyo nari kwifasha ko ari ugusara nkiruka ku musozi byonyine pe rega nibyo umunyarwanda yavuze ngo buriya ngo umutwe w'umwe wigiraga inama imwe gusa yo gusara ntabwo wakwifasha gutekereza ibyo byo pe uyu mugani sinawusobanukirwaga ariko ibyambaye nibyo byatumye nkusobanukirwa cyane safari rero narebye mbona nta kindi nakwitura hano azanye amafaranga ngo nkwiture ni hafi ya miliyoni nyine ariko wihangane ndabizi nyine wari utegereje ko ngira icyo nibwira ngiyi bahasha oya si ngombwa rwose urakoze zamu yego urayanze se ntushaka ko ngushimira nese ubwo urashaka ngo ngushimire mu bundi buryo ubuhe buryo oya safari ntahari uko nteye rwose buriya njyewe ntaho ngiriraga umuntu neza kugira ngo nanjye iyo neza azayinture urayanze se koko ibihumbi magana inani byose urabyanze nta n'ikindi kintu usabye zamu karame ntari ngombwa bwose kunshimira si ngombwa kwama amafaranga cyangwa ibindi bintu ntazi hari n'ukuntu noneho utangiye mu byo uvuze ntakunze ngo nari ntegereje ngo unshimire oya wenda sinzi uko ubifashe bonje ntahari uko nkoraga ujya kugirira umuntu neza ntaho ari ngombwa kugira ngo uzaje kwituza iyo neza ubaga waramugiriye buriya nabwo ni ubupfura bukeya rwose ntabwo ari ukuyituza safari ndi umusore ugenderaga mu kuri mfite ukuntu mbayeho byanje bwite bisanzwe uracari na mutoye cyane genda wiyubake ubundi ntaho wambwiye ngo ugiraga umukunzi mu rwanda ngo mugomba gutegura ubukwe ngo mukanakora n'imishinga mugasera imbere ugira ngo si uwo mukunzi we tumeranye neza ndamuhamagara kuri telefone ntakimfata ndamwandikira ntasubize ariko ibyo byose ni njye wabiteye gute nkibona ariya mafaranga namubwiye amagambo mabi cyane mwihenuraho none yarandakariye ngaho da ubu yaranyanze kandi njyewe ndamukunda pe ubwo urukumva amafaranga gataragusenyeye amafaranga ni umukoresha mubi gashobora kuguhindura umucakara ukamera amababa ugatangira kugendera hejuru y'imitwe z'abantu bose ukagira ngo wabarusa safa cyakora nk'igiho byinshi pe reka buriya gukena ntahabuho wari umugayo ni uguhemuka ariko niba uwo musore mukundanaga koko wegire mu rwanda nugerayo uzamusaba imbabazi bizoro yewe urambwirije pe ubundi iri ni ryo jambo ry'imana rekana na bya binyoma by'abatubuzi birirwa bavuga yesu ku rurimi gusa batamukurikiza nyine banyafurika nimukanguke yewe safa imana aguhaye ubwenge kandi ukiri muto pe reka dutumizeho ibyo kurya n'ibyo kunywa dusangire
ejo ndajya mu rwanda koko nshaka Canisius musaba imbabazi. ikibazo ako si ubwo kazambabarira we Azakora. azambarira nirikosa ndikoze ubugira kabiri. azabazwa n'ikiza. mubyeyi nyagasani nyakubyara bihe ku bizima, muri iri joro naje gushima imbaraga zanyu mugiye kundemera. ese ko numva ukidikanya sha banza unyumve neza wumva icyo nshaka iri joro utaruhira ubusa nk'umurozi. ngiye kuguha umukobwa wanjye mu runkwere umushyire mu cyumba cya gafuko uranyumva neza. imiti yanjye aho ngaho irahita ikora ibintu byose bikora uko ngiye kubikubwira. urabyumva? ndabikora uko ubimbwira rwose. Karinga ndakomeshaho ntunyinishe rwose. mfite imbaraga nyambukiranyamipaka. uwo murozi uvuka ishyanga wagutwariye umuhungu umutima ndamugutsindira pe sinkubeshye. ngiye kuguha imitsindo hanyuma rwose ngukoshe ubundi nguhekere. yego inkwano warikwije mbwiza ukuri ntumbeshye. inkwano se? inkwano nyine turumvikana. wenda nyine mwambwira niba ndibukwa amafaranga cyangwa inka nk'umwe. oya wivunika reka mbaze abakurambere. wihangane rwose barahita bagusubiza humura. umukobwa wanyu wamukwiye nyakubyara nka 20 nka 20 wabyumvise ntukabize abakurambere ni nka 20 nyine. ariko rwose mubyeyi mbwirira abakurambere ko izo nka ari nyinshi. no mu rwuri rwanjye rwose ntazirimo. erega barakumva. kuko mfite 15 gusa. niko wagihara urumbo niko sha. niko tutinyuka kuvuga uryo sha ureba n'ibintu byose maze kugukorera kandi nkaba ngiye no kukurema amaboko. nakurindiye umuryango ibyo ntubyemera. umuhungu wawe ngiye kumukiza umurozi uvuka ishyanga muhe umukobwa rwose muzima w'isugi. none ngo nkwe niko ushaka gutegeka abakurambere se? ariko rwose mubyeyi. mubyeyi se iki? buretse ahubwo buretse gato ese ko mbona bikagera mbega ibintu mbonye we. Karinga ndabibona mu ndebero yanjye mbona byose. mbonye umwaka mu muhungu wawe rwose. aho yazakongeza umwaka rwose mu mukobwa wanjye akazamukenya. umuhungu wawe sha igihe ajya mu Bugande ndabibona rwose yasambanye n'uwo murozikazi w'ishyanga amusigamo imizimu y'ishyanga rwose ndabyiboneye rwose. agasana imana yanjye we Canisius agiye kuzansaza. ariko se wivugira mu bakurambere wa mugabo kubera iyo mpamvu nongeyeho indi nk'imwe. nongeyeho indi imwe kubera iyo mpamvu. ubwo se zikaba 21. yego nyine wongeraho indi nka kuko uvugiye mu bakurambere. izo nka rwose ntazo mfite mubyeyi. ngwino ntugakaje abakurambere bariyizi. ndebe icyo babwira. inzoka nanone se ugiye kongera kuyinzenguruzaho? ndayikwambika nyine ndayikwambika rwose wegerane n'abakurambere ku ijosi ubundi mubiganireho neza. urabizi noneho uzaba bigeze izo nka zawe zigurisha urumva umpa amafaranga ashaka. abakurambere barabivuze rwose. abakurambere bategetse ko mu nkwera miliyoni 5 miliyoni 5 eshanu ni nyinshi. navuze ko nabyemera mbyemeye umubyeyi nyakubyara. wiki umva rero nkubwire izo miliyoni 5 zizane bitarenze ejo ubundi ejo bundi ngushyingire. uranyumva? ntabwo wenda twagira mbese nyine bakabanza gusezerana nko mu murenge. ariko uranyumvira ra
reka rwose iby'amategeko tw'abapfumu rwose ntitubikozwa ntibitureba. Umukobwa wanjye azarongozwa umwishywa ntarongozwa amategeko, uranyumva neza? Safa, ntabwo numvise neza, igikamyo cyari kinyuzeho gituma ntakumva neza. Ubu nibwo nkigera i Kigali ndi kuva muri gare ngo njye gufata akamoto. Wi, nari nshaka kukubaza niba wageze mu Rwanda amahoro. Urakoze cyane Safa, nahageze rwose, nahageze amahoro. None si wabashije kuvugana n'umukunzi wawe ra? Yego, nawe twavuganye rwose, maze ubu tugiye guhura. Niba arambabarira ntabwo mbizi. Ubwo rero nje nkurikije ukuntu uwo musore agukundaga, yumvishije ari umuntu muzima da, ni imfura cyane, ahubwo wewe umusaba imbabazi uciye bugufi. Yego, umusaba imbabazi uciye bugufi arakubabarira. Nanjye ndabyizeye, sinzi, biragoye ariko Imana ifashe. Amafaranga wabonye ko wirinde kugamucurira, mbese ari uko ushaka nko kumwereka uko ushaka kugamutegekesha. Ujya abagabo ntaho bashimaga ko abagore babarusha amafaranga. Nyine ni aro ndakumva. Aro ndakumva Safa. Ndi kuvuga ntabwo amafaranga nyine ntugasumbishe umugabo wawe. Yego, unige n'uburyo mwabana neza, nyine utamwambuye ububasha n'icubahiro bye nk'umugabo. cyakora Safa, nyuma ya Kaniziyusi nungutse indi mfura. Ubanza ari mwe mfura zisigaye mu Rwanda nako ku isi yose. Ikabya da, imfura zirahari nyinshi cyane rwose. Nuko nyine muri ibi bisekuru abantu benshi bitandukanyije n'ubwenge bakimika ubujiji, bagaheza ukuri, ahubwo bakanacumbikira ikinyoma mu mbere. Nicyo kibazo. Ngaho rero wishuke, urukundo ruguhire, nukuri urakoze. nsuhuriza abo mu Rwanda rwacu babwira uti yambu yambu. Nanjye reka nkomeze nshakisha umutima mu Rwanda rw'ino. Urakoze cyane Safa, ariko wa musore uranshimishije pe, ubanza uri n'umusizi si gusa. Nahimbawe ko muraga mu ngandora. Safa, ngiye kuguhuza na Kaniziyusi mu b'inshuti pe, kuko muri imfura cyane mwembi kandi mutekereza neza rwose. Hari icyo ayiwe, wowe uri hano mu nzu urinde ye muntu. asura umubiki yewe, urabona ukuntu ngizera aya mata unshiriyeho arahamura iki wa mukobwa we? Ubundi uteye uturutse, wageze mu cyumba cyanjye ute? Ubundi wowe urinde nguciriye amata, ubu nyine urandongoye. Ndakurongoye, ndi umukobwa wa Karinga. ngo urandongoye? ariko ishyano riragwira. uyu muco ntuwahera. byabaye ko umukobwa arongora umusore mu Rwanda, ariko ndahumaniwe noneho. iyo ni imitongere umupfumu usohoka ari ngagutegetse. umva wa mukobwa we, ntabwo ngushaka. va hano, ibyo bintu mwagiye mukagambana n'ababyeyi banjye ntibikora rwose. ariko se kuki utanshaka? ese abantu bose baranyanga. ariko se ubundi kubana nawe ku gahato byakumarira iki? njye mfite umukunzi wanjye tumaranye igihe. ibintu bivemo wa mukobwa, ntabwo ngushaka, singukunda kandi sinzigira ngukunda. ndakwinginze
mbabarira winyanga Kuki? ni wowe makiriro yanjye. nanjye ndakwinginze mbabarira unyingingire iwanyu n'imizimu n'amadayimoni byose niba mubigira koko genda ubabwire bandeke sinshaka kugirana na bigihango urumva Mana we sinshaka kugirana igihango nawe nawe banshyingiye umusore nibura ushaka umusore unkunda nari nzi ko ngiye kuruhuka imiruho y'isi none ntushaka ubaye iki ubaye iki wa mukobwa we nakomeje kumva mu ndahandya ndiyumanganya none umva bikabije we Tamanga data. napfuye Eh? napfuye mu nda Mu nda? mu nda we ahubwo ndimo no kuva we hasi hano we napfuye ngo uri kuva ubaye iki napfuye we ukajya kureba mama biba bibyuye nyagasani mana papa mama nimuze hano murebe ibyo muvururi murebe yarapfuye we yarapfuye kari ngatura noneho nimuze murebe ari kujojoba amaraso we nyagasani bana we ubaye iki kuduhuruza ubaye iki kandi Gosha, ku munsi wa mbere umugore wawe umugize utesha asoni urafata umukobwa w'isugi ukabagasha ntuzi kugenza ibintu gake mbe mu rungwe kanizi yusa kugeza va mu rwenya papa si urwenya si urwenya bigenze bite nimumuhereza ahubwo tumujyane kwa muganga nako reka njya gushaka imodoka riba arimo kuva cyane nari kujojo ntabwo muri hasi wuzuye amaraso nimureke nipfire n'ubundi sindi napfuye kera we karinga yanyishe karinga yakwishe akaze none se ajya guteza amahembe nawe uri umwana we ubu nanjye numiwe ibi se turabigira dute koko namwe nimurebe aya maraso koko turamenya ari ibiki kama hamagara karinga umubwire rwose n'ibintu turamenya oya nimundeke ndakeka numva ninda ntwite irimo kuvamo ngo iki karinga yanyica ntakabuza yezu we ngo ninda ngo inda ivuye he ivuye ntibishoboka rwose karinga yaba yaranshingiye umukobwa utwite nyirakeso kirimo ubusa n'inka zanjye nagurishije nkamukorera miliyoni 5 zose abeshya ngo urisugishe reka mbabwire ujya mbwiza ukuri mbeshya byinshi uri isugi cyane nimundeke nipfire ntacyo maze kuko n'ubundi aranyica karinga ndamuzi barakwica nari nzi ko ngiye kubazwa amarira nterwa n'iriya shitani umugabo wa mama none kabizi yose aranyanze wenda umugabo wa nyoko none se ntabwo ari so ntabwo ari papa we ahubwo ninda ni wowe papa muranyumvira ibyanyu n'abapfumu murabyumva nibishoboka umva ngiye gutera karinga asubiza amafaranga yanjye nubwo ari umupfumu simutinya njyewe urumva turaba babiri turiturana hasi ariko ntababwira murabona ko iyo umuntu yishoye mu bibi igiteranyo cyabyo cyose kimugarukira umva tumujyane kwa muganga nimumujyane kwa muganga ngiye guhangana n'iriya ngetora ngo ni karinga umva turagwa miswi turaba babiri nimumujyane kwa muganga ubu nanjye nagiye narababwiye ariko narababwiye ko narindiriye mana ndagushimiye narinzi ko apfuye we none arakangutse amaraso yari yamushizemo mana we mbega ijoro rigiye kuba ribi we none se mama arimo kuvuga tata we njye kumureba ngira icyo mwibariza baransohoye hari abantu ngo bashinzwe iby'ihohoterwa bakorera muri ibi bitaro nyine bagiye kumuganiriza mana we mama ibaze ariko uriya mukobwa ntahindura imvuga akavuga ko ari njye wamusambanye ubuzima bwanjye bwaba burangiye iteka sinamenye n'ubwenge ngo mufate amajwi mwana wanjye ni ugusenga imana ishobora byose we reka twizere ko avugisha ukuri mama no kongera kubizera wumva atakarije icyizere pe
munkangisha ngo muri bakuru noneho mwemeye ko igi ryahanye inyoni. yewe nabyemeye pe. ibintu bijyanye n'imyemerere bisaba ubushishozi buhambaye, nta mpamvu yo kubigendamo buhumyi. ndabyemeye rwose, ndabyemeye, bisaba ubushishozi pe. siko nanjye byagezaho neza neza ibitekerezo byanjye mu kabiroga nkumva kuko abo bapfumu banyu babatekamutwe bamfiteho ububasha. ibintu byose muri iyi minsi byabaga nari ntangiye kujya mbihuza n'amagini y'uwo mupfumu Karinga wanyu. numva ibintu bisanzwe byose uzi ko numvaga bidasanzwe. yewe umuhungu, niba ntize ndasibye. ahubwo se ubusobe kwa Karinga bimeze biti? ubu umujinya yajyanye ntibica no ko so muzarakara nabi. uzi ko ntabitekerezagaho. nagiye muri rwinshi nibagirwa ko papa yagiye gushwana n'icyo gisambo cy'igipfumu. reka duhamagare mu bugenzacyaha ahubwo tubabwire ibintu tureke gukomeza kubyihererana. ahubwo numva bampamagaye. eso oya mama, ni wa mukunzi wanjye wo mu Bugande mwashakaga kuntandukanya nawe. twahoze tuvugana avuga ko aje kundeba. ahubwo se kwivuyeho, reka muhamagare. aje kukureba hano se? aje kundeba. gusa turarebana dute? reka nigendera atansanga hano mama we. ubwo rero ukaba ugiye kumwihisha, wahagomye hano ukamusaba imbabazi ko amaherezo y'inzira ari mu nzu. ni hahandi rega muzahura. ubwo se uragiye koko? umbabarire mama we, umbabarire, aho guseba uyu munsi nasebeje. nyamara ni hahandi muzahura. reka muhamagare murangira wundi. alo sheri, ngo uri ku marembo y'ibitaro? yego nahageze kanije, ngwino ndebe. ndaje. ahubwo ndimo kukureba we. guma aho ngaho nakubonye winjira. uri kundeba? kanyizo shaka isoni zo kurebana nawe n'ibintu nagukoreye pe. ngaho basi kupa dore nakugeze. sheri ukuntu wabaye mwiza. mva narakubuje ariko sinatinya kukubwira ko ngukumbuye pe. nkubira basi. yambiye Kanizyo, reka mpindira mu gituza cyawe. yewe nari ngukumbuye cyane cyane, ntushobora kubyumva. watumye mpangayika cyane wa cyana. ko nyine ubanza umbwire ko mbabari kutavuga. Kanizyo zamu karame, ko kwikuramo nanjye byarananiye, sinzi icyo wampaye pe. ubwo dore abantu bari kutureba cyane. ibitaro byose byarangariye ukuntu turi kurira duhoberanye. basi reka twiyumanganye, reka tujye kwicara hari inyuma y'ubusitani tuganira neza, dusubiremo ibyacu. ngaho se ziba rero urashaka gutabaza. izi se ko bitarenga aho ngaho wicaye twagupfundagiye imyenda mu kanwa, uriruhiza icyo uratabaza. Kamari rwose, ariko ni wowe wizize wazaga kumara iki hano koko? Mana we, ndakumva. genda hano mukeye, fasha vuba tumwice, tumuhorahoze dusige tumujugunye muri wese. ubundi duhunge nk'uko twari twabipanze. ariko rwose Karinga, umupangu wacu ugenze nabi. ugenze nabi gute? ntugenze nk'uko twari twawupanze, ni ukuri. ariko nawe twari twarapanze ko uzashyingira umwana wanjye Muroro nkwere mu rugo rwifite, ubundi ngewe nawe tugatoroka. umukobwa wanjye yari kuzabana n'umuhungu wa Kamara mukangisha ko yamurongoye afite imyaka 17, ku buryo ntaho yari guhera mubaza ibyiriya nda. none dore inda iramutamaza akigerayo
yahise ivamo ngo nta n'icyo umusore yari yakora. uramuhonda sintoga iki gisaza turasiga tukishe byanze ariko ariko njye rwose nifitiye ubwoba bw'igizi. Karinga ibintu byose wakoze nguhishira umwana wanjye wamuteye inda imisubirizo ndanuma ubutekamutwe bwose tuziranyeho n'amabanga yose nkubikiye urayazi. Ubu koko ngiye kukubikira n'ibanga ryo kwica umuntu? Oya ni ubwa mbere se namwica. ni akazi ese wazi ubwoba tugakora iki cyangombwa? Oya ubundi twamusiga hano ari muzima kuko dushwana tumeneye imbere ye amabanga menshi. Reka tumusogote, reka musogote rwose. Oya Kari, oya rwose have ntabwo nabyemera. Nuhunge ariko uyu mugabo tumusige ari muzima. Iki kigorgira hanyuma urumva nitumusiga ari muzima n'ibintu byose tuvugiye hano atazadutanga. Ni akazi ke. Niko amafaranga ko tuyafite ko miliyoni ze 5 nakojeje mu runkwere zikenyereyeho warese tukamukindura tugaturuka. Oya tumukinduriye. Mana ko sinarinzi ko bizagera aha hose. Karinga wankoze y'ibibi, wankora amaraso we nahishiriye kuva kera, waretse ndicuza impamvu mbere hose ntabwiye abantu kuri umutekamutwe. Iyo mbwira abantu ko ziriya nzoka bakangisha bakaguha amafaranga ari inzoka z'ibigoryi bakuye mu mazi. Ariko mana we urankubise Kari. Ishanura ntaso ni wowe urashaka kuntanga wowe. Se ningeshyano. Umva nyamugwe mva mubwire ntacyo numva. n'uyu munsi ndakugwendiza urumva nagukundaga ariko nawe uri kumatira kukwica pe ntakundi nabigenza. Ukunda se ubundi iki wamwicanye we? Nushaka unyice n'ubundi wanyishe rubi. Kuva warandongoreyeho umukobwa wanjye umwe rukumbi nabyaye ukamutera inda umusubirizo uzikuramo nta kunyica kutari uko wamugomewe. Rego sinarinzi kumbana n'umugambanyi. Umugambanyi si iki wamugomewe? Umugome w'ishyano rimwe. Ni wowe mugome. Ndagutera inkota rwose mwawuranye umutima nutazi wa mugore. Urumva zibase nyine ariko n'ubundi amaherezo y'ibi bintu n'urupfu. Umukobwa wanjye naryamye mu bitaro inda wamuteye ntigiye kumuhitana wa mugomewe. Ubundi ndimo kumusiga njyahe nyica. Ayiwe zibase nyine ndakwishe ndakwirongore ndakwica rwose. Nagukundaga cyane ariko umatije kukwica ntabwo ndabigenza. Ndakwica inkota mu mutima koko. Nananiwe kwitangira umukobwa wanjye ari muzima none mwitangiye ari umupfu uhagaze we. Mana mbabarira unyakire nzanira muroro nkwere ngira icyo. Ngaho ziba nyine ziba aho ngaho ziba aho ngaho upfe neza reka kurogotwa. Karinga ndakwishe kandi ndukaraba nk'abarutukuza mbuga sinakarabye bake urumva abakurereza ntaho bataba. Reka n'iki gisaza nyirangiza. Ubundi nuko mpagaze kandi reka ndebere muri iri dirishya. uzi ko ari umugenzacyaha turashize ni umugenzacyaha yaba we. ababyeyi rero nkimara kubona ko Imana isubije umukunzi wanjye Zamuda na data akaba yararokotse cya gisambo Karinga cyari kigiye kumwivuga ubu kikaba gifunze ubutazavamo. oya niba kidanangire ni nka rusufero. Mbega ibyaha ashinjwa kwica gusambanya umwana we uburiganya hari n'ibindi byaha numvise birantangaza ngo niba ngo ari ugushimuta ngo kuzerereza kurindagiza ngo no kubuza amahwemo inyamaswa zo mu gasozi da. Ziriya nyamaswa nyine bamufatanye we harimo inzoka n'ibihunyira yakoreshaga batera ubwoba nabyo bigize icyaha. Aka kizaheremo cyari kinyishe nari mfuye habuze gato cyamfatanyije n'umugore wacyo baramboha bansindagira imyenda mu kanwa kirankubita kiramvunagura mbura umwuka neza. Icyanyijije nuko cyaje gusubiranamo n'umugore wacyo maze bevamo sinakubwira
bamena amabanga yabo imbere yanjye kugeza ubwo ubwumvikane babuze cyadukira umugore wacyo kiramwica. cyakora n'imana yakwitabariye pe. iyo ubugenzacyaha butahagerera igihe ngo bamene umuryango cyari kikwishe cyari kinyishe neza neza. ntureba aka kaguru dore aka kaguru yaragahondaguye we. yarakuzengereje pe. rero babyeyi banjye ibyo by'imibabaro reka tube tubibererekeyeho gatoya mbanze mbabwire icyo nshaka kubabwira kuri uyu munsi. tubwire mwana wawe. tubwire rwose. reka duhindure twigire mu rukundo kuko uyu munsi naje kuberekaho umukobwa nkunda, umukobwa nihebeye. nahisemo kubatungura. ubu nabanje kumwambika impeta bisobanura ko vuba aha tugiye gukora ubukwe. nabereka ikiganza rwose namuzanye nayo. nuko mwana wanjye mbega ibyiza we. dore ngiyi rwose bigiye bereke neza sheri. natwereke bambiyo bana banjye turabashimiye rwose kandi turishimye pe. turabifuriza ishya n'ihirwe. sinashobora guhaguruka ngo mbakore mu biganza bana banjye. cya gihanya cyacicanye ngo ni karinga dore ko cyangize. iyicare reka tugusanga aho ngaho nta kibazo. murakoze rero babyeyi, nanjye ndabashimiye ababyeyi beza. ni ukuri nishimiye urugwiro munyeretse uyu munsi, sinari nzi ko munyakira gutya. erega nuko nyine twagize tukagira kubera ubuzima tukajya mu bintu bidashinga, naho ubundi turi imfura pe. nibyo rwose. kandi nawe wa mukobwa uri imfura cyane, nakunze imico yawe. murakoze cyane. wa mukobwa rwose ntabwo twari tuzi kuri mwiza gutya. uzi ko wagira ngo uri marayika di. nawe ndebera disi we ndebera nuko uyu mukobwa ko ari mwiza cyane kaniziyo. nishimiye ko umwanya kibi. mutubabare cyane bana bacu. twari tubatandukanije niko kiriya gisambo cyise umupfumu cyari cyabidutegetse. mbega ngo kiraturindagiza kikadukina nk'akamarimari. nkajya nirwa nagisenga nakiramya boshye Imana. n'uyu mukunzi wanjye mu Buganda aho yabaga abe yise abakozi b'Imana barimo umuzungu n'umukobwa w'umunyarwandakazi baramutuburiye bamutwara inzu nyirasenge yamusigiye. ariko Imana yakinze akaboko baramurenganuye. mbega mana yanjye. ese mama disi wahuye n'ibibazo. iyi myemerere igiye kudusaza neza neza pe. nari nzi ngo nijye umaze igihe nsenga Imana y'abaringa yo kwa karinga, naho no mu bakirisitu nibyo bibereyemo. yewe papa, abatekamitwe mu by'Imana ntaho bataba. muri iyi minsi tugomba kurya turi menge. ni ukuba menge pe. si no muri iyi minsi gusa, kuva kera hose nta gihe abatekamitwe batagize Imana igikoresho cyo kuducinyiza mu bitekerezo. ahubwo abo banyagwa Imana yacu bayisemuye no mu ndimisha. badufata ku munwa baraducecekesha. gafuka umwana wanjye uri umuhanga pe, ibitekerezo byawe bifite ubwanwa. papa rwose none se papa, ubundi iryo zina gafuka uko ryankujije namaze gukura waritse nkarihinduza. izina se naryo nyine mufitanye igihango mwana wanjye. kuko nyine niryo ryagukujije kandi nyine uracyanakura. ubundi uretse kugendera mu kigare kanizi yose byo bisobanura uretse kuba nzi ko ari iry'umutagatifu w'umuzungu, nzi icyo risobanura. yewe wa mugani. mwiriwe. ayiwe murorunkwere. kandi se wowe ugarutse hano uje kuhakora iki? ntabwo ukiri umukazana wacu, tuvire hano se. ariko se mwamuretse akabanza akatubwira ikimugenza. arazanwa n'iki se? nta no kumutega amatwi koko ngo mumwumve. rata ni kare. hari ikindi se kimugenza kitari ukugaruka mu rugo ngo akubere umugore. umva ye muko, ntabwo dugushaka wa mwana we, nako wa ruhinja we rwo mu bapfumu, abicanyi ibisambo. aho mwari mutugejeje nitwe tuhazi. mama
ayo magambo rwose urimo kubwira uyu mwana w'umukobwa ntakwiye. Uyu mwana w'umukobwa ni umuziranenge, ni inzirakarengane rwose. Icya mbere siwe wahisemo aho wavukira, si umwana w'umurozi se. icya kabiri yarahemukiwe ahohoterwa bikomeye n'ababyeyi be. Icya gatatu yavuye mu bitaro agaruka asanga nyina yangirwa se y'umwicanyi Karinga yaramwivuganye. Ubwo se murumva isi itaramwikaragiyeho rarata mu rurunkwe. Tuzi utubwire ikikugenza. Rwose ni mu mbabarire, byose ni amakosa y'ababyeyi banjye, mbasabiye imbabazi. Oya wisaba imbabazi mu rurunkwe kuko icyaha ni gatozi. Mbabarira ma, icyaha cyo mu muryango si gatozi. Oya mama agezaho, uyu mwana ahubwo dukwiye kumwitura kuko yatubereye imfura. Ubugenzacyaha yatanze amakuru yose uko ibintu byose byagenze bivuga ku murongo. Urumva? Iyo umukobwa ahindura imvuga akavuga ko namusambanyije cyangwa hakatugerekaho ibindi byaha, ubu tuba tutari muri gereza. Rata muhungu wanjye ufite ukuri. Ubu umaze kubona ko uri umunyabwenge wo ku rwego rwo hejuru. Nta kintu na kimwe uzongera kuvuga ngo ngihinyure. Muko ngaho natubwire. Murakoze rwose babyeyi, ndabinginze nimungirire impuhwe za kibyeyi mu nyakire. Murabizi navuye mu bitaro ndimaze kuvamo, ntashye nsanga mu rugo haguye amahano. Umusibe ejo nashyinguye mama, kandi mama ni nyakamwe nta muryango agira. Ikindi kandi hariya twari dutuye Karinga yarakodeshaga, none bahanyirukanye. None se urifuza iki? Tubwire ureke kurira. Nabonye mwe muri abantu beza, ndagira ngo mube munshumbikiye mu gihe ndimo gushaka ahantu ho kuba. Gusa nta n'icyizere cy'uko nzabona homba. Muri uyu mukino Imana ya Baringa wanditswe na Niyonteze Fiacre mwumvisemo Zamuda mwakiniwe na Mugeni Yeme, Canisius mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy, Venkeri mwakiniwe na Mugiraneza Samuel, Simbi mwakiniwe na Karangwa Liliane, Domitira mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Nyiramugwera mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, Kamari mwakiniwe na Mukeshimana Musa, Karinga mwakiniwe na Katarebe Jerome, Murorunkwere mwakiniwe na Maria Olive, Nyirawera mwakiniwe na Mukamusoni Josephine, naho wabakiniye Safari ni Nsayimana Eric. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza. Ikinamico.